ndagusabye rwose mureke duha amahoro wowe nabo mukorana nguhaye gasopo ndagusabye ngusabye imbabazi mundeke mu amahoro nkora ibyanjye mukora ibyanyu twese dutera imbere twese tubeho kandi mu mahoro mu gihugu cyacu cyiza cyane. Ndagusuhuje ngo wahe ikaze we mukunzi ibiganiro byacu kuri Day to Day. Wahe ikaze rero vuba vuba dukubita tubangura twihuta. Uyu munsi ntago nza kubatindira kubera ko ibintu ntago byoroshye. Nimvuga ngo ibintu ntago byoroshye wumve koko bitoroshye. Ntago byoroshye mwabantu mwe ibintu byari football cyangwa se football wa mugana wa Regis bishobora kuba byabaye ibindi bishobora kuba byabaye ibindi ku rwego umuntu atatekereza ko rwagombye kuba biri. Ubundi football tuzi ko ari football, abantu bakaganira umupira bikarangira nyuma y'umupira akaba ari fair play, akaba ari kuganira nyine byo hanze y'ubuzima, ariko buri ibintu byavuye ku kibuga bikinjira mu buzima bw'abantu, bikinjira muri business z'abantu, bikasa n'ibimanza ndende. Ibyo bintu ntago twavuga ko bikiri football, ntago bikiri football nimba byasohotse no muri sport bikajya no mu bindi. Ibyo ndi kubivuga kubera ko hashize nk'iminsi ibiri cyangwa itatu ubita Leonidas ukora ku Isibo Radio akoze ikiganiro avuga ko hari amakuru afite nubwo atigeze ameshoninga abantu abaribo, avuga ko hari abantu bashaka kwirukanisha Ngabo Robeni wari ushinzwe imbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Sport, hanyuma bakinjiza mu ndi muntu. Icyo gihe ntago yigeze avuga amazina y'abo bantu cyangwa se ngavuge ngo barashaka kumusimbuza nde, ariko ikintu cyatunguye abantu nuko ahubwo hari abaje bitanguranwa harimo witwa Musangamfura Christian Lorenzo ukora kuri SKFM wese ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze ko ibiri kuvuga ari ibihuha ko adashaka kujya gusimbura Robeni muri kuba ushinzwe imbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Sport. Ibyo nta muntu nyine Leonidas akora ikiganiro ntago yarigeze bivuga. Nyuma yo kuvuga rero ko atabishaka babyutse bakora ikiganiro kuri SKFM ndetse n'umuyobozi wacu Sam Cleanse bavuga ko ibihuha biri kubavugwaho atari byo, bavuga ko ndetse barasuzuguye kubera ko ngo amafaranga ikipe yakamuhembye SKFM yarenze ari make cyane, havugwa byinshi ururenza ararakara abwira Leonidas ko ari umurandata. Ibyo byose turaza kubivugaho, ariko ikintu akakanje kuvuga ni kimwe. Ibyo ngibyo wenda twaza kubivugaho ku yindi ngingo, ariko akanje kwibaza ngo ubundi koko ibintu abantu birirwa barwana nabyo birirwa bashakisha umupira ubera mu kibuga, ubundi umupira ni umupira nyine nkuko tuwubona cyangwa ahubwo hari izindi detail abantu bakize gufunga. Buriya ibintu byose ku isi umuntu agira ikintu ari furu muri yo cyangwa se azi gukora kurusha ikindi. Niyo mpamvu tuzumva wenda ngabanyajamaika ukaba Usain Bolt bazi kwiruka isi yose kabibamenyaho, ahantu haturuka abantu bazi kwiruka. Abanya-Eritrea murabizi ku magare amaturu di Rwanda baraje bakayatwara. Abanya-Brazil tuzi ko hava impano za football, tuzi ko hava impano z'umupira w'amaguru nyine ku isi birazwi, hagiye hava abakinnyi bakomeye n'ubu ngubu bakihava. Ibyo ni ibintu bigenda biba umwihariko ku gihugu runaka. Rero abanyarwanda dushobora kuba naje gusanga dushobora kuba ahubwo dushyira imbaraga mu bintu bitari ibyacu, tugashyira imbaraga mu mupira ngo ikipe y'igihugu itere imbere, ngo amakipe yacu asohoke. Nyamara ahubwo hari ubundi buryo twakabikoze ikipe yacu zikagera kure n'ikipe yacu y'igihugu ikagera kure. Mutubwo buryo rero nubuhe ubona twakabikozemo. Nimba umuntu yicara hariya kuri mikoro zumvwa n'abantu benshi, kuko SKFM yumvwa n'abantu benshi ku kigero wenda tutazi, yaba bari mu Rwanda bari hanze, abayumva ku matune n'abayumva kuri YouTube, n'abantu benshi cyane. Umuntu rero akipronounce akavuga ngo afite amakuru y'ukuntu ikipe ya Kiyovu Sport yabuze ibikombe atari n'igikombe kimwe, kandi ibyo bintu bitarabereye mu kibuga. Urukumva ahubwo twebwe dushobora kuba turabahanga mu gutegura, ahubwo dushobora kuba twibeshya. Ibyo tuvuga ngo wenda duhereze abakinnyi b'abanyamahanga ubwene gihugu, tureba abana bazi umupira bavukiye hanze hoya, ahubwo ibyo bikaba atari ibyacu. Ahubwo ibyacu tukaba dushobora kwiga ku nubwo twadutegura n'ibindi bihugu, ku nape nimba we na pyramid ishobora kuyitegura, kubera ko nyine turi furu, kuko umuntu nimba yabivuze afite amakuru. Ndagira ngo tutaranajya muri ibintu byinshi, tutaragera kure, banze mbumvishe iyo audio, wenda hari n'ushobora kuba atayumvishe ariko ukaba
akurikira ibiganiro byacu mu nyumvire naka audio gato cyane, ubundi ndagaruka mumbwira mwebwe ibintu muri kubyumva mute. Ibi bintu koko umupira ndabasabye rwose mureke duha amahoro wowe nabo mukorana, nguhaye gasopo, ndagusabye ngusabye imbabazi, mundeke mu amahoro, nkora ibyanjye mukora ibyanyu, twese dutere imbere, twese tubeho kandi mu mahoro mu gihugu cyacu cyiza cyane. So nshaka kuba mvuze byinshi, ariko baravuga ngo ishyura umurozi akakumaraho urubyaro. Ntago nahuse, ibyo nkoze mbikoze nabiteguye, mbivuze nabiteguye, kandi nibikomeza uko bimeze sinzihanganira ko abanyarwanda banyuze bose bamvugiza induru, bantera amabuye ngo Karenzi niwe kibazo. Sinzabyihanganira aho bigeze. Nibikomeza nzarenga ahangaha, abanyarwanda bazamenya ukuri. Niba mugezeho mwicara mukavuga ngo Karenzi niwe wabujije Kiyovu igikombe, abanyarwanda bazamenya uko Kiyovu yabuze igikombe. Siko bimeze? Abanyarwanda bazamenya uko Kiyovu yabuze ibikombe. Si kimwe. Abanyarwanda bazabimenya. Muri 2019 ibyo byorera. So ndasabye duha amahoro, ndasabye imbabazi, ndabyibusaga buri munsi. Ngeka ko mwabyumvishe nahereye mbere, kubera ko yavuze ko ibyo bintu adahubutse cyangwa se atabikoreshejwe n'uburakari. Icyo ni ikiganiro yakoze ejo ubwo SKFM anizizaga umwaka imaze ifunguye. Uwo yari umuyobozi wayo rero, akaba n'uwayishinze Samuel Karenzi cyangwa se Samu Karenzi, ari we wivugira ko afite amakuru kandi afite n'ubwino bw'ukuntu ibikombe Kiyovu yabuze bitaciye mu mucyo. Akavuga ko baramutse barebye nabi yabishyira hanze. Ibyo bintu akavuga ko adahubutse, ari ibintu yatekerejeho. Mwumvaga muri audio mbakineye nuko wenda ikiganiro cyose tutacyumva, ariko uwo bita Axel Horaho, uyu ni uwo bahoze bakorana kuri FNFM, nyuma aza kujya kwiturira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ari mu biruhuko mu Rwanda. Ndetse amakuru abagenda navugwa nuko ashobora kuba afitemo imigabane muri SKFM, yagendaga komakoma bisa nkaho we yarengeraga inyungu z'ikigo, akavuga ati se ibi bintu bigiye hanze ko bishobora kuba ibintu bikomeye, kubera ko nawe nyuma yajya kugeraho avuga ibindi bintu bikomeye. Nakorekana ntago nakwihangana ko mutakumvisha, nakoreka nkabumvishe ibyo Horaxel wumvaga ari gukomakoma mu kanya, avuga ati rekeraho nawe ibyo yaje kuvuga nyuma. Ibyo rero nibiza kuza bikazana ibyabaye hagati yabo, ibyo bakoze, uzajya gusanga byongeye kugarura ibyo mu myaka yashize. Kuko nk'iyo operasiyo ya Kiyovu Sport uburyo yabuze igikombe ni ibintu bitangaje ku muntu yize uburyo yabuze ni ibintu bitangaje, kandi bitagarukira kuri umuperezida gusa, bitagarukira kuri yaba nka Epstein Files hejuru uko rero n'igitangaje n'ubwino burahari, ibimenyetso birahari. Mureke dukomeze, munyemerere. Ndakeka ko nta kintu mutumvishe. Uwo bitorera Nzahise avuga ati byaba ari n'umuriro byaba ibintu bituritse byaturika. Ariko ndibaza ubundi ubwo umupira ubera mu kibuga, ibintu bibera mu kibuga koko, cyangwa niba koko hari amakuru y'ubwino ashobora kujya hanze, abantu bamenye ukuntu ikipe yabuze igikombe, abantu babona ukuntu Kiyovu yabuze igikombe, ahubwo akaba aribwo byaba bitangaje, ibintu byaba bikomeye. Ndibaza kuko ibintu usugukinira ku marangamutima y'abantu. Ikipe ya Kiyovu koko yabuze igikombe ite? Uwo muntu bavugaga bose wenda mwaza no kumva icyo kiganiro kuko cyakozwe ejo kandi kiri no kuri SKFM kiracyaprodinze. Ni ikiganiro yavugaga uwo bita Mupenzeto, amuhamagara mu mazina. Na reka nze mehereho gato inyuma ho gato kugira ngo umuntu asobanukirwe. Ubundi hari n'umuntu utabyumva nkuko nababwiye, buri hari abafana baza muri stade kwirebera umupira, akavuga se nkunda Rayon Sport, se nkunda APR, nkunda Kiyovu, akaba yumva ari ibyo, yikundira ikipe ye, ayibona mu kibuga itsindwa akababara, yatsinda akishima. Ariko hakaba hari n'abandi bantu inyuma bameze nyine nk'abakinira ku marangamutima y'abantu, kubera wenda inyungu zabo bwite, kubera ibyo babona amatwi wenda twe tutazi. Mu gihe wowe uri aho ngaho, bamwe nsigaye numva ngo baraniyahura, nyamara hari abantu
ibyo byose baba biri inyuma. Nk'umukunzi wa Kiyovu Sport muri campaign ebyiri ubwo yabarwaga n'uwitwa Mvukiye Juvenal, nta kintu atatangaga, ibintu byose yarabitanze, amafaranga bivuga ko yanahombye business ze ngo ariko Kiyovu yatwara igikombe, agihatanira imyaka 2. Ariko iyo myaka umukunzi wa Kiyovu Sport akaba ari kumva ko igikombe kitatwawe nibura biri muri ari fairness, cyangwa se ari uko ikipe imurujije mu kibuga. Ubu ngubu akaba ari kubyumva. Tekereza nawe umuntu waherekeje ikipe Inyagatare na Sarensi ku mukino wa nyuma, agahinda yatahanye, ntabuze wenda wageze mu rugo agashwana n'umuryango we, agashwana n'umugore cyangwa n'umugabo, ntihabuze ubifite ibindi bibazo yagize. Niba twari kuvuga ngo ibyo bintu byabaye mu mucyo, ikipe yabuze igikombe mu mucyo, ahubwo tukaba tucyumva ngo abantu baragiye barategura ikipe buri gikombe. Ese ubundi ndibaza abantu bategura umupira nyine abantu bawureberera, iyo bari mu kuvuga ngo duhembe neza, dushaka abasifuzi b'umwuga, dukora iki? Ubundi icyo niyo kibazo umupira ufite, cyangwa ngo bagahereye kuri ibi ngibi. Ngiye numva nk'umuntu avuze aya makuru, RIB niyo ivuga ngo tujye dutangira amakuru ku gihe. Niba ivuga ngo RIB ivuga ngo tujye dutangira amakuru ku gihe, kuki nk'umuntu uvuze ibi bintu batamufata ngo bamubaze, ahubwo bamubaze bati se nimba koko bizi ibyo bintu byagenze gute? Ni ugukumira icyarega kitaraba. Kuko ntabwo numva ko nk'umufana wa Kiyovu uri kumva bino bintu, uri kumva ko ikipe yabuze ibikombe, nta nubwo ari igikombe kimwe kuri aya maherere, ari kumva nyine ari ibintu byoroshye, ari kumva ari ibintu bisanzwe, ari kumva ari ibintu biraho, akumva nyine ko yabyihanganira, afite icyo gukora nawe yagikora. N'ejo twumva ngo umuntu yiyahuye cyangwa undi yagambaniye, undi yagiriye undi nabi. Kuko niba nyine umuntu ajya kuri kamera akavuga ati ngewe nzi ukuntu ibikombe byatwawe mu manyanga, cyangwa se ibyo bintu abantu banabimenye, bamwe sinzi uko byagenda ngo byava hejuru, hangavuga ati ni umuriro waba uturitse n'ibintu byabigiye hanze. Kuko ibyo bintu nta muntu byitaho, kuko icyo umuntu nk'ibyo abivuga kandi agakomeza nyine ukabona ni ibintu bisanzwe. Ubundi Regis ni ukunda kuvuga ngo mu mupira wacu cyangwa se no muri sport muri rusange niho hantu umuntu ashobora kuza nk'umuyobozi akayobora nka federation runaka, nta mentioninze, akaba nyine nk'akarima, ukajya wumva ngo harimo mushikiwe, harimo ibyo bintu biba muri sport honyine. Ntago nkeka ko umuntu aje akavuga ati nzi ukuntu amafaranga yanyerejwe ari kubaka inzu runaka cyangwa se ari kubaka amashuri runaka. Umuntu aje akabivuga, ntago numva ko ibintu byakagenze gutya, ntago numva ko ibintu byagahagaze gutya. Umuntu watinyuka akaza kuri kamera akavuga ati abenda amafaranga yari kubaka ibitaro runaka, nzi ukuntu yanyerejwe kandi murebye nabi nabivuga. Ntago umuntu nkeka ko ubuyobozi bwacu bwiza, igihugu kiri mu byiza birwanya wenda nimba ari na ruswa, nimba ari n'iki, ntago nkeka ko ibi bintu yabyihanganira cyangwa se leta yaceceka ngo ivuge ngo ni ibisanzwe. Ariko umuntu akavuga ati ngewe mfite amakuru, bikaba bisanzwe tu, abantu bagaceceka. Ese ubundi Mupenzeto ni muntu ki ku bantu batamuzi? Mupenzeto yakoreye APR mu myaka yashize, ayifasha kuzana abakinnyi. Buriya Mupenzeto niwe wazanye ba Ruboneka, niwe wazanye ba Bonero Casemiro ukina muri Al-Masry muri Egypt, n'abandi bakinnyi benshi. Yifashaga mu kugura abakinnyi no mu gutegura ibyo natwe twese twumvira inyuma y'amarido, ntawe ushobora kwerura ngo abivuge. Ariko nyeka ko nk'ibi bintu ntibyakagiye gusa, nubwo nyine bikomeza kugenda bivugirwa, ariko niba umuntu yivugiye ikintu ubundi bikwiye kuvugwa. Uwo Mupenzeto rero amakuru avugwa ko nanjye yo nahagararaho yari inshuti ya Sam Karenzi, kubera ko erega ubu ngubu turi mu isi umuntu adashobora guhisha ikintu, turi mu isi umuntu adashobora guhisha ikintu, nubwo yabeshya cyangwa akigira umutagatifu, nyuma tuza kureba tukanariza tukabireba. Nubwo Sam Karenzi uyu ashidikanye na Eto, ariko bizarangira nibi tubimenye ko nibi ntawe uzi kazabimenya. Ariko bari inshuti magara, bari inshuti magara. Ndetse impamvu ngura ko bari inshuti magara, Sam Karenzi yigeze kwivugira ko ubwo Mupenzeto yafungwaga yamusuraga buri munsi, yamusuraga buri munsi. Ibyo ni Karenzi wabyivugiye, ni Sam Karenzi wabyivugiye. Ariko n'ikintu narafungiye kikaba cyari kiri muri ibyo. Amakuru yaravugaga ko ngo yashinzwaga amarozi kuroka ikipe ya Kiyovu ubwo bari wataniye igikombe, ariko ubuyobozi bwahinduka, ibyo bintu akabiryozwa, afungwa hafi umwaka. Bamuzize ibyo bintu baramufungura, ubwo wenda ashobora kuba yarabaye umwere, ntago tubizi. Ariko andi makuru akavuga ko nyine yakoranaga na Sam Karenzi 100%, kubera ko hari nk'andi makuru yeze kumva tutari tuzi. Ubu bita Sam Karenzi ivugira ko ari wagiye kuzana Arium Swan muri Senegal,
ikaba ari izo kope zose bahuriragamo, nyuma bakaza gushwana. Murabizi ibintu birimo amafaranga, ibintu wenda abantu bari guhura muri diri runaka z'amafaranga bigera abantu bakabipfa. Nyuma yo gupfa ibyo ngibyo rero akaba ariyo mpamvu bakomeza kugenda nyine bagendanaho. Sam Kareza agashinja Mupenzi Eto, yavuze muri kino kiganiro arero aravuga ati Mupenzi Eto nguhamagaye inshuro zingahe? Inshuro 3. ako kodyo nakore mugashaka nzakabazanira. Ariko ntanarenga nawo ngaho mujye muri comment tubwire kunwa muri kumva bino bintu, kunwa muri kubyumva. Ako ka video rero cyangwa se akakodiyo ni mugashaka nzakabazanira, amamagara ati Mupenzi Eto nguhamagaye inshuro 3. Nurenza hano ntago biza kugarukira hano. Nanjye ni nko kuvuga ngo nurenga hano amabanga yawe yose ndayashyira hanze nk'umuntu bakoranye. Ese ubundi ndibaza iyo abantu bakoranye kwera iki iyo bibaye ngombwa ko batumvikana wenda ku bintu runaka, bashobora kuba barapfuye amafaranga, barapfuye se kuko wenda aho yakuraga amafaranga kumugugura abakinnyi bitagihari, kuko Mupenzi Eto nawe uko yari active muri APR ntabwo kirimo, ibyo bakabipfa cyangwa se bagapfura n'amandi ma business. Nkuko andi makuru avuga ko hari umunyamakuru nubwo yari ntamuvuze izina watanze 300,000 ngo bakore pari shampiyona yo mu Rwanda ikaza kurya miliyoni zigera kuri 26, ariko bakamukuzaho bakamubwira ko batayikoze. Ibyo wenda ntituvuze ngo Mupenzi Eto yari abirimo, ariko siko cyatana abirimo, wenda akaba ari ibyo bapfuye cyangwa se akaba barapfuye n'ibindi. Kuki kwihangana bibananira? Ibi ni bigaragaza ko hari amabanga menshi cyangwa se hari ibiri inyuma ya kamera abantu batajya bamenya, abafana batajya bamenya, ariko abantu babapfa kugera ku rwego umuntu avuga ngo Mupenzi Eto wowe uraramukurenze ahangaha. Ndavuga kuntu Kiyovu yabuze igikombe, ndavuga kuntu Kiyovu yabuze ibikombe. Niba ari wa mugani wa Kinyarwanda bavuga ngo igisiga cy'urwarurire kimennye inda, nimba wavuga ngo nukwivamo nk'inofo simbizi. Ariko niba umuntu n'ubu ngubu ariko njye sinzi ukuntu mba numva ibintu, nimba ariko n'abandi bantu babyumva, umuntu yagiye kuri kamera kuri radio nawe kubwiye yumvwa n'abantu benshi, live bafite abantu benshi, akavuga ngo ngenze ukuntu ikipe yabuze igikombe kandi mu buryo butari fair. Undi nawe akaza akavuga ati ibi bintu haramutse hagize umuntu ubivuga next of fire, unyine no kuvuga ngo ibintu byaturika, imiriro yameneka, byagira no ko hejuru. Ese ubundi aho hejuru ni nkeka ko ahubwo abari isura mbi abafana b'ikipe ya Rayon Sport no bajya biha nk'ikisi bitera akanyabugabo bati n'ubwo APR twari bikombe, ariko mu bikombe 20 ifite yibyemo bingahe, bafite umubare bakora. Ariko nk'ibi bintu iyo bivuzwe ngo hari ukuntu ikipe yatwaye ibikombe, ibyo nkeka ko binambika isura mbi ikipe ya APR, nubwo bibuze bugira isura mbi mu bafana, kuko n'umufana wayo yaba n'umufana wenda tutari umufana wa Rayon n'umufana wa APR yumvishe ngo hari ukuntu ikipe yatwaye igikombe mu buryo budasobanutse, ntago bimunezeza, ntago ari ishema. Ubu nk'umufana w'ikipe ya APR biragoye ko yajya ku mufana w'ikipe ya Kiyovu ngamubwire ngo twahataniye ibikombe imyaka 2 mwashyizemo imbaraga zose byose tubibatwara, kandi umufana wa Kiyovu yumva ko hari ahandi hantu byanyuze. Mutinyuka mukajya kuri kamera mukabitubwira ngo ikipe yatwaye igikombe ku maherere, kuko se umufana wa Kiyovu wamubwira iki? Umufana wari wamubwira iki? Ahubwo ati mu bikombe muturatisha mufite harimo bitari ibyanyu, harimo ibyatwaye gutyo mu bintu tutasobanukiwe cyangwa se mu mayeri tutamenye, ariko adaciye mu kibuga, adaciye mu kuba ikipe yarushije indi. Ibyo bintu bikaba bivugwa, nkeka ko ubundi abagafashe ya mbere n'abayobozi b'ikipe ya APR bakicaza Sam bakamubaza batese koko ko ibintu bitadohesha isura mbi, bitadohesha isura nziza, ari isura mbi cyane. Ariko n'abafana bacu bitekerezaho, tekereza kuvuga ngo ntago ikipe yatwaye igikombe kubera yarushaga indi, hari ibyakozwe kugira ngo ikipe itware igikombe, yaba iby'amarozi bavuze, yaba ibyo kugurisha imikino bavuze, yaba ibindi. Ese nk'ubu ndibaza ubu Juvenal we ahari abari kuvuga ngo iki? Ubu nta bari gutanga abagabo ngo avuga ati nyamara ngewe narahatanye, nta kintu ntakoze, abakinnyi ndabagura, amakipe ndayatsinda, ariko bigeze ku munsi wa nyuma dore ibyakozwe, abantu barabyigamba hano hanze, baravuga ko babizi, ntawe bikurikirana, mwese muraceceka nyine mubyumva ngo mugaceceka. Nari gukora iki?
ni njyewe nagize agahinda ibintu mbyumvishe, nibuka kuntu uwo bita Mvukiye Juvenal icyo gihe ayobora Kiyovu, ndetse n'uwo bita Haringingo Francis Mbaya Christian utozaga Kiyovu icyo gihe. Agahinda bazamukanye njye neza kwimvira avuga ko ngo yatwaye imodoka kugera i Kigali bikamunanira, arashaka umusare umugeze i Kigali nka perezida w'ikipe ibuze igikombe ku munota wa nyuma. Ibi bintu rero sinzi ko bidaca n'intege abantu, kuko niba umuntu ashoye amafaranga umwaka umwe akabura igikombe gutyo, agashora ndi ku mwaka wa kabiri nawe kikagenda mu kubwo buryo, sinkeka ko yakongera gushora amafaranga ye cyangwa yakongera gushyiramo imbaraga, cyangwa n'umutoza wabonye ibyo bintu sinzi ko yakongera kubikora. Akabari n'abantu bashingira bavuga bati ariko se ubundi nk'umukinnyi nimba koko yari nk'umwe kipe akabona ko ibyo bintu byagenze, umukinnyi yatera imbere ate, umutoza yatera imbere ate? Nimba yari ari kumwe iyo kipe akabona nyine ibintu biri prepared, ikipe itwara igikombe irazwe, ikipe yageze ku munsi wa nyuma irushinde, ariko ngo haciye mu zindi zira abantu barozwe, abantu babetinze, byagenze gutyo. Ubundi umupira watera imbere gute ko ngiye mba ntabyumva? Ahubwo ukusanga abantu bari gutinda mu biro, bari kujya ngaha bimeze gutya, amafaranga niyo kibazo. Ntabwo amafaranga ariyo kibazo. Niba umuntu yashoye amafaranga yakubaka ikipe akaza agahatana agakina jurune zose zikarangira agasigara jurune imwe, akaza kubwira ati ngewe nta kintu ntakoze, ariko igikombe gitwaye ku munsi wa nyuma, ntibigizwemo uruhare n'ikibuga, ahubwo n'abantu bagiye barabitegurira ahantu barabizana n'ikipe itwaye igikombe. Ubwo ikibazo kukitashakirwa aho ngaho, kuki ikibazo kitareberwa aho ngaho, ahubwo ukajya kuvuga ngo amakipe yacu arakennye, iyakoze yose byahabyaye iki, byakozwe iki? Niba amakipe yacu akennye, ikipe ikashobora guhatana ikagera ku munsi wa nyuma, umuntu yaguhangabuza igikombe gutya, ubundi amakipe bwakennye gute? Cyangwa ubwo hakennye abayobora uwo mupira? Ngewe reka mbabwize ukuri, wenda iyi message ishobora kutagera kure, ariko yanahagera kubera ko buri wese umusanzu we nk'abantu bari mu gihugu cyiza gitanga uburenganzira n'ubwisanzure ku muntu kuvuga igitekerezo cye, igitekerezo cyanjye kandi nahurireho n'abantu benshi ndabizi neza, ni ukwicaza Sam bakamubaza bati, kubera ko n'abandi baba babizi, kuko nka Axel Horaho yavuze ngo hari n'ubwino, kandi abo ni abantu banini wenda, ariko nkeka ko mu Rwanda mu makosa nta muntu munini ubaho, ntawe pe. Ibintu byose umuntu arabiryozwa, ntabwo wenda waba uri guverineri cyangwa meya w'akarere runaka ngo ubwe kubera uwo mwanya ngo wenda urabyinagaza. Oya, nkuko Sam nawe yabyivugiye muri icyo kiganiro nacyumvishe cyose, rega avuga ko hano atari muri Kongo, abwira Yeto ngo uziranye n'abantu bakomeye, ngo ibyo ntabwo yabirishisha ngo aze kubyina. Nawe nakamubwiza ukuri, nawe hano ntabwo ari muri Kongo, nta nubwo ari hehe, hano hakora itegeko. Niba hari umuntu wabangamye ibyo bintu arabibazwa. Ikitekerezo cyanjye n'icyifuzo cyanjye, nanasoza kwanza sinanatinda kubera ko ni ibintu byandakaje biranambabaza. Nanasoza nibashaka ukuntu umuntu wavuze kiriya kintu agisobanura. Ese ubundi kuki utabivuga ko bihari? Kuzuga kora andi ma operation tukakwemera, ukavuga ibyo muri Rayon se, izindi operation zo muri APR, ugakora ngikitwa icyumba cy'ubururu, ugakora n'ibindi byose ama operation, kuki ibyo ngibyo utabivuga? Ese ndibaza ubundi mu mupira wose wo mu Rwanda, guhera ku buyobozi w'amakipe kugera kuri federasiyo, kugera ku bantu bose bafite uruhare, kugera muri minisiteri ya siporo, nta hantu na hamwe, nta muntu ushobora gutera namwe ngo avuge ngo Sam koko n'ibyo bintu bizi. Axel Horaho nakavuga ati n'ubwino burahari ku gikombe cyatwa. Nta muntu ushobora kumubaza uti mutubwire koko Kiyovu yabuze igikombe gute? Harika na Kiyovu ikabona ubutabera, kuko ntago nzi amategeko cyane, ariko icyaha cya ruswa ni icyaha kidasaza mu byaha, kuko ni ibyaha by'ubugome mu Rwanda. Icyaha cya ruswa kiba mu byaha by'ubugome, ntago gisaza, ntago hashize imyaka 10, ntago hashize imyaka ingahe Kiyovu ishobora kubona ubutabera. Ubu Juvenal niba kuko yaranahombye nawe akabona ubutabera, abevu bakeneye ubutabera, bakotanye bahatanye kugeza ku munsi wa nyuma.
cyangwa se koko nimba ari n'ihangana ryabo nabyo bimenyekane. Kiyovu imeze imenye ngo twabuze igikombe na ari byo uwabivuze yahubutse cyangwa se yacitswe cyangwa se yahanganaga n'umuntu ku giti cye. Ayo ni amakuru twese dukeneye kumenya, ni ibintu dukeneye kumva. Ntabwo ndi umuyovu ariko ndatekereza nk'umuyovu iyo yumvisha ibyo bintu atekereza iki? Ubundi ubwo yagiye gukina na APR avuga ngo iki? Ahubwo se iyo kipe ubwo yayikunda ashingiye ku ki? Yumva ko abuze ibikombe 2 ku maherere ku bintu tutazi. Ariko wenda siporo ishobora kuba ifite ubudahangarwa da twe tukaba tutabizi, kubera ko njye natanze urugero rworoshye. Mu Rwanda nta mushobora kuza ngo avuge ngo nyamara biriya bitaro byari kugeraho etaje 3 ariko nzi ukuntu byagenze ngo bigire etaje imwe, cyangwa se amashuri ari kubakwa ari 10 ariko yubatswe ari 5 kubera ko hari abantu babigenje gutya. Nta muntu ushobora kuza ngo abivuge mu Rwanda ribi mwihorere. Ibyo bintu nzi ko yabikurikiranwa 100% na polisi y'igihugu yamukurikirana. Ariko muri siporo ho kabisa umuntu akavuga ngo ikipe yatwawe ibikombe gutya ari maguyi, ubu nta n'umuntu uzabivugaho tu bizarangira gutya, abantu babiceceke nyine birangire. Ubundi ni utinyira pe, ni utinyira ko siporo yihariye, siporo irihariye, siporo irihariye, siporo irihariye. Niba rwose umuntu ashobora kubaza bati ngejo bundi nakurikiranye inama y'umushyikirano, perezida yabajije umuntu ati n'ukubera iki byagenze gutya, habaza minisitiri ati wenda byumva ko byagenze gutyo ariko se kuki byatinze kuba gutyo? Habuze amafaranga, habuze iki? Kubera ko nyine umuturage atabonye serivisi uko yagombaga kumugeraho ukayigenewe. Ibyo umuntu afite ahantu agenda akabisobanurira iyo yakoze amakosa, cyangwa nyine abikoze uko atagombaga kubikora. Ariko muri siporo igikombe cyabuze ngo nta muntu wabisobanura, nukuza tu ati igikombe cyatwawe ari maguyi cyangwa se ari kope tutazi bikagenda. Hagize umuntu wumva iyi message rwose ambabarire ayijyane igereyo. Ntabwo ibi bintu byumvikana. Umuyovu akeneye ubutabera, cyangwa se nimba yanacitswe nabyo iyo statement ayikore avuga ati ibintu navuze nta makuru mbifitiye, kubera ko ibi ni ibintu bibi. Umuyovu wese ahantu ari byamuca intege, uri guhatanira igikombe byamuca intege, yewe niyo polisi mwese zo turimo. Kuko niba umufana cyangwa se n'umuyobozi wa polisi abyumvishe azavuga ati se twe turi bande turuta Kiyovu, ntiyagiye hatana imyaka 2 se uko cyatwose ntitubyumva si kupe. Nabo nta courage yagira, cyangwa se bazere bavuge ko ubwo nyine iyo ibitwara byaciye mu izo nzira bayibihe ibitwara tuyo dutangira championnat tuzi ngizagitwara. Kuko nta muntu ushobora gushyiramo imbaraga ze ngo ashyiremo effort ye azi ko bizagenda gutyo, cyangwa bakore statement bavuge ngo ntago byari byo. Murakoze kwanza, reka ngende ndaza kugaruka.